Report. Reba ibyo natundiye. Basi ndagukunda. Ugira umurava pe. Umva icyo kintu kizimambwe nano kongura agafanta. Ndaza kugurira. Reba ukuntu avunitse. Hirya hari umuzigo ngiye gutwara kandi bari tubama amafaranga. Harimo akantu gatubutse se. Ndaza kugura fanta. Agashani twagakwiye sheri. Ko nta. Naka. Nagati y'umu. Rwose. Ukuntu ugira ubu bw'amafaranga ntabwo afata amafaranga ujya gura. Urumva natinga gufata amafaranga yapfusha ubusa kandi uzi n'umugambi mufite. Ariko nibyo ngenda ushaka yuko birabyo ko abantu tutasezeranye ntabwo ndushaka. Ndashaka yuko dusezerana. Ndashaka ko dusezerana. Nyine ufite umugambi uri gukomeresha wanjye kandi urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ariko nari ndagukunda ndabizi reba nka kino gihe muri kino gitanda byagenze kino gitanda se nyine bose yagisenye agiye kukijugunya nyine tubanikanye musabe kugira ngo tugihereho nyine urabizi ko gutangira gake gake ahubwo si bya mbere babiteranije ntabwo ndabiteranya siko nyibigeza mu rugo se ariko iriya saso sinzi ukuntu imeze nimba kitazajya kicugusa kikavuga ari ibitanda byicugusa ngasanga urimo gusakuriza abaturanyi kandi uzakoresha tekinike zawe uramunandi rodi yatwica nimba yatwirenza noneho ibaze kugira igitanda kirimo gusakuza ukagira n'umugore urimo gusa reka aho ngaho nta radiyo se ugira wajya imbabarira gusa mbere nyine turi kumwe na burage ndashaka ko yuko basi duca mu murenge ndashaka ko duca mu murenge rero sinzi ndimo gushaka akazi basi kandi ndakanga akazi kubwirwa nikorera imizigo y'abantu nakareka shira umuza akabona nanjye ubu icyo ndimo ndakora ndi kugerageza gusevinga udufaranga kugira ngo byibura nzaguhe n'ibikoresho byo mu rugo turi gukoresha none mabuje arambwiye ngo aranshyigikiye ikintu cyose nzakenera mu bukwe bwanjye bite n'imyaka dukoranye ngazanshyigikira yego ngo sinzakora ikosa ryo kwishingira gusa ibindi byose azabimenyera isawa cyane nitwo nankunda tumahuje mwiza kabisa mfara nkunda cyane afata nk'umwana we nimpamvu nanjye mba natese rero utangiye umubwire ari amasaha gutahisha ya 2:00 unageze mu rugo 12:00 kandi mba mukeneye njya akabanye naba ari akazi aba ari akazi yego ariko nyine nanjye mba mukeneye ariko nta kibazo nzanihangana ndihanganisha amafaranga ukura amafaranga rero mbona izuba ryakwishe izuba rya mu gitondo afashe wanjye ni mwiza yaba ari ku zuba yaba ari mu mvura iri zuba iyo rimunitse ihita mbigikara burundu nibyo nkunda gutyo usa nyine abantu benshi bajya bambwira ngo turasenge nawe ubwo ntigize ngo ni bosi wawe ntabwo afite imodoka isa kuriya yahinduye irangi rero ubwo rero sinzi ubwo rero ngiye kujyana kino igiteranye ariko kiraremereye nimba ari rwa rubaho bitari buye usubize iby'abakire nta mukire wisondeka ntabwo wajya kugura ibintu bya makeya ngo gitwareshe nanjye njye mu kazi Francese ushaka gusezera gute kabisa kakwitama je nawe sawa rero sawa nanjye kandi ndagukunda ndagukunda shiri I love you too narakamenye sorry
sorry pe ntabwo nari mbishaka nta kibazo mbese mabuja amakuru yawe ni meza ibi se wari ubijyanye rero ndimo kujya ku kazi kino gitanda nicyo mvanye hano hirya nari njyanye hano mu rugo iwanjye hano hirya nanjye nari ndimo kugenda ku kazi ntabwo ngo wakaje mbisaka nta kibazo mwese witwa nde ngewe nitwa Chris nitwa Chris hano hose baranzi hano baranzi sinzi impamvu utanzi kubera ko ni igihe utwara imizigo y'abantu hano hose nawe uri umukirago nawe ujya akazi ntabwo akazi nk'aka ntabwo akazi keza se ariko nako nakemera ndabona uri umusore ufite kwaje uri umusore mwiza ufite imbaraga ibyo ngibyo byo byiyorere ubukene buba bwaratugize nabi ariko nyine ni ku isi imeze isi itari ko imeze ariko wenda ndabona umeze neza nyine wazajya akazi rwose ntugire ikibazo urajya ngo akazi nanjye nkorera kuri kampani y'imbere gato hariya niba wongeye kuri muri iyi karitsiye ntabwo nawe utahazi rero ntabwo nimero zanjye nyine wazabona ari nk'akari bizigo ushaka ko ngutwaza akagutwarira nta kibazo sinangwa ngo umuziga ariko ntacyo mbwira nimero bityo tuzabivugana nazi gushyiramo nta kibazo kagira ngo ngo yitwa Chris sizi mwakerewe ko mbona izuba ntabwo ari yaba ryinshi mu gitondo bageraho iki gike Chris sore rero kandi urakoze yego gira umunsi mwiza sorry bakamufundira nta kibazo bakamufundira kameze nk'akano kanjye kameze nk'akano kawe kameze nk'aka kawe nta soni niba wari urimo nari ndimo kumufasha naguhaye ibyo ujyana uraza uhagarara n'umukobwa mu nzira nari ndimo kumufasha ntabwo wamufashaga iyo wamufashaga umusoma ku munwa nsanze muri mu biki nari ndimo kumufungira kano kantu mufungira urabona ndinjije ngiye atabasha kureba nukuri kw'Imana be sinkubiki nari ndimo kumufungira kano kantu nsanze uri kumufungira cyangwa nsanze uri kumusoma nukuri kw'Imana wo mu ijuru ushobora byose naho ugeze kunesha agaciro no kuri uyu mukecuru ngana gutya rukundo izina ry'Imana ishobora byose nari ndimo kumufungira Mana y'isi n'ijuru urambabaje urambabaje nari ndimo kumufungira ndabwiye wandaya bareka gutukana mbareka binakikubona mu maso yanjye ko ndumva nawe wareka gutukana sorry ubundi wanditse nk'akana avari wareka mba mu maso sinshaka kuzongera gukora n'umunsi n'umwe kuko aho nzakubona nzagutwikira mu nzira wandaya mba mu maso nzongera kubona mu maso yanjye wawe urimo kwigira ibi rwose ntawe urambwira iki kuko urumva ufite n'ijambo ryo kuvuga muri kano kanya nyuma y'ibyo mbonye byose n'amaso yanjye ariko se ubonye iki usibye kurakaza ukarakazwa n'ubusa niki se nabonye ahubwo ahubwo nyine ahubwo mbwira n'iki nicyo utanyeretse urimo gutuma ndakara nanjye reba njyewe wari umpaye bino bintu ngo mbijyanye ngiye amubitana n'uriya amubita ku rutugu yashyize hasi akaboro kameze nk'akanjye kahita kavamo njye nyine ndamufasha ngo nkamwandike mukinnyi agahinde mu maso yanjye kwari ukumufasha gusa kwari ukumufasha ukanamusoma se shimba burava sibiro uzi ko mukunda umutima wanjye kandi wose ndakwinginze urantengushye pe narahiye yuko nzagukunda ubuzima bwanjye bwose nkuko nabikubwiye nkeneye kubana nawe ese napangana nawe kujya kujyana mu murenge ndimo gukina none uriya mugore murapanga iki
uriya mugore ni umuntu mushyashya nta kintu mpangana mushyashya ko yambwiye ko ashaka kinyire mu buzima bwawe icyo ashaka reba hano ukunze mu kwiteza mu muhanda gutya ni wowe bitangiye ariko okay nuko yambwiye ngo yamakaze turahuye abona ukuntu mbabaye arambwa ngo yamakaze abonye uri imbabare yafashe kiri kara kazi ntabwo ngashaka akurabizi ko dukeneye akazi kiri apana muri buriya buryo uburyo buhari nuko namusaba akazi gusa then niba unkunda ko nkuko uri kubimbwira kira kazi ntabwo ngushakamo nyamara ko wareba kandi mbabarira unyumve niba ubizi koko unkunda ko icyo kintu musabye kimwe gusa kira kazi sinashaka ko kajyamo ko ndabona atari akazi gusa ntabwo ari harawe bizarangira nabonye ujya kurebamo ese umuntu duwe bwa mbere andeba wabonye uburyo ndebamo igihuru kizabamo igihunyu urikibona kare no gufuha ntabwo ari ugufuha ntacyo utanyeretse urabinyemere se basi ntacyo nakwima ntabwo nshaka gusangira n'abandi nta kintu nakwima urabyemeye ndakomeza nyine muri kano kazi kugeza igihe nzabona kandi ntabwo nzongera kubona n'uriya mugore uzongera kumunda ngo mbona promise ndagukunda ndagukunda uragenda ahantu wari ugiye ni promise yeah. Rero bazanye impapuro ngusinyaho nyine abakozi hari ibyo bari bakoze ejo ni ibyo ejo ejo rero tuvugana gato yego amakuru amakuru ni meza ejo akazi kanyu ni neza ni neza wese bimeze gute biraho ejo umunsi wagenda neza ariko mu gitondo ntabwo wagenze neza habaye iki mva mpuye n'umwana w'umusore nyine ubona uri mutoya ariko nyine ni mutoya nyine urabona ntabwo afite imbaraga zo gukora ariko nta kazi afite nyine ndamurebye numva nyine mugiye numva namuha akazi Gusa sashobora kuba nawe afite akazi ko namubonye nta kazi afite yari ukuntu rero umuntu ukabona umwana w'umujene ukabona ni umusirimu ariko nyine araciriritse ariko nyine abonye afite imbaraga afite n'ubushake ariko nyine nta kazi afite ntabwo arabona akazi pe kumvaga rero namurebye numva namuha akazi iyo wamufasha nta kibazo pe wamufasha kuva wabonye nta kazi afite kandi ukaba wabonye ashoboye nta kibazo numva nakirimo pe ko wamufasha ariko se niba byemera sinzi numvaga nyine atari iby'akazi gusa ni umusore mwiza nyine nawe urabyumva Okay. Oya naribi wowe wamufasha kuvuga ku mutima kandi nyine ubona ko ari umuntu ukwiye gufashwa ubona ko ari umuntu ushoboye wamufasha nyine tukafasha ariko nyine nawe ukaba umwana w'umusore mwiza se wagisobanukirwa icyo nshatse kukubwira Okay ndabyumva nari mukuru ko esha nyine bibaye ari ibicamo mwagira mukagira nabirenze gusa nyine ukabanza ukamutwara umwana mwiza nyine nawe akagira n'iki ubundi hazashya da
ahari wenda birashoboka ariko se nyine natinyemo urumva kuri njyewe urabona imyaka amaze kujyariga ni myinshi. mva mubwire madamu agira inkuru uva gusenya muheno nta no kuza unsuhuza uje ubwatsi mva madamu mbwira ndagusuzamo ibiki koko nifitiye inkuru ibabaje nawe uraho urandambura amaboko nsuhuza so buja se yakwatsa ibintu ayo muherwe sinanyakurahisha wenda ko nabanje no gusiga igero ndabona icyo uje umbwira mva mubwire tansuhuza basi duhera ndeka mwana ibintu byo kugusuza wibinzira mu nge nagenda nifitiye n'umujinya mfite kubera iriya nyene nakoshiri ngo nishiri byagenze ute kakanya se ibaze ko nsanze ari kumwe n'umukecuru kukuri ufite imvi yaza kuba n'agakobwa kazima biuza kakanafatika umukecuru sha umva amwegere gutya hafi no kumusaka ubirebesha n'amaso bagiye guhuza iminwa gutya n'amaso uri kureba wahora n'iki ko mbuzaho nkwirwa mwumvise ndangiriye yahize ngo ni ya modoka ya boss komeza umbwire ngo ya boss wawe cyafite imodoka mba mubwire Kirisi arambabaje mu buzima tumye mitani chicken nta kintu ntamukoreye yamburanye ikiko babivuze neza ko utatongira umusore muri Kigali karumvaga ndakanyishe muye nuruva gusenya numva nanakuyeho urasinzi n'ikintu na kimwe nakora mu buzima bwanjye kubona anca mu myanya ntoki gutya ntabwo ntagihanganira Mary bakubwire sibyo hangana kandi kumva gera rwa nzi ko Chris yabikora ibyo bintu ni ukubabona bagenda Chris nzi Chris cyari kuvuguna kandi uwo waro cyabibonye mu nzu ako kuntu ufite agahinda ntabwo ari gusemera ntabwo nsanzwe nk'ufite ako gahinda ndababaye uwakubwira ku mutima wanjye remere muri kano kantu kuva misengwa nk'ibere kuko nta mukunzi ufite ntabwo wabyumva oya Emily ndakumva kandi nyuma nkurikize subiza uko njya kumva oya wowe byihorere sibyo byihorere reka kubitekereza cyane sibyo biri burangiye kandi wirira sibyo sibyo sheri keke se ubundi tutanyunganira bose bagiye binyisanza tujye umbwira ngo unyereke n'umusheri gako sha wazarambirwa pe wazandambirwa nge none se abana b'aba boss nimwe mwiberiye muri office mwicaye ntabashimugire ahubwo ngewe buri cyumweru mba ngomba guhindura nyine ntaka ibintu by'umushiro kumarana ukwezi ntabwo nabyibashiriza mbese muri make urambwira urabasimburanya ushaka ufata hit and run man nyine ibintu byo kujyaga umushiro umwe erega kuri muri uru Rwanda harimo abasore bro harimo abasore beza be kandi benshi ntabwo rero wafata umwe ngo bikunde umeze nk'ababibyarisha no gukoramo usubizamo ufata abantu mufite amafaranga nimwe nyine mbombo najya byarabacanze ubundi umuhungu mugomba gukundana igihe kinini n'icyumweru ugahita ushaka undi gutyo nta ibintu byo kujyayo umushero umwe nyine nge mbona bibowa biba biraho none se shawa wazamayeho ni ukugutamo pasi ahubwo we mbona nyine ni ukugutamo pasi y'igisazo ubundi nzajya nakurabura nabirenze nzajya nkurabura nzagutamo pasi y'igisazo pe kuko mbona uri aho ntabwo nanjye ndashaje ntabwo gushaka umwe gusaza maya kana gatoya ushaka akana gato shawana kabona ari utwana tuba tugira n'iki mva tuba twana kumva tuba turengera nabonye nyine urebye shaka umusore nubwo dufite amafaranga ariko nyine anyemereye ntacyo ntamukorera mani ureka ako kana wakanyereka ntacyo ntamukorera kereka nyine wenda ngiriye amahirwe ndashaka kuza kumuvugisha ariko ko yakwemera kuzanga niba byakunda wamuzana
maze akajya agira n'iki nyine ndabona nawe rero reka tubiveho nta kibazo ahubwo ibi bintu bitware ndabona ari ibintu byakoze bitware uko bituzabizane nzakusinya bari birakoze ntabwo wakumva ukuntu mbabaye muri kano kanya Ameri ndakumva sibyo abahungu ni abagome Emeri please come on ndakwinginze reka kurira sibyo nshuti yanjye reka kurira sibyo ndakwinginze sibyo gabase kahubwira kandi simeze ubona se meze gute wowe urambaza ibyo ubona kazi se kari kugenda Yemperutse kuza mvuye mu kazi rero babuja atarataha ikirango y'inkuru babuja atarataha ye kubona mbona boss atashye nicariye muri saro ye kubona mbona boss arinjiye boss ati cyayi cyahiye atagira gushya ndiruka ntabwo atize inkuru nzaziguha kumva noneho nanjye nari maze iminsi ntakubona nose icyayi kuba wakwitaza no kuba boss aje kwatsa icyayi bihuriye he ntabwo uri kubyumva ukuntu yaje amfata inkuru nzima niba ushaka kumbwira inkuru ariko yaje amfata nyegera bikumva arambwira ati icyayi cyaje ndongera gushya ndiruka barakimenye se ntabwo nakimenye ko nahise ngenda siho ntabwo bizi ko tuba dutinya ba boss ntabwo bizi ba boss bacu tuba tugomba kububaha tukareba ko baduha kandi gashara kenshi subize wowe se mwana banavuze ukuntu baha ba boss kemera zabasuzugure iwacu cyangwa ugu navuye nsubireyo n'amakuru urabuzwa n'iki se ko basiga banagusigira inzara ese wari wabibonye akira habyo ari wabonye mbona uzatwara umugabo w'abandi wowe akomeri ugeze aho kunyekera ko namutwara sugura iwacu mbabarira ngende umva ntabwo nimere neza reka nitahe njye mu rugo oya wigira uragiye se kano kanya ubwo inkuru zose ndazisoje ngaho mbwira ushaka kumbwira iki kindi se harakubwira ukuntu nagavuye amafaranga ari hehe none se icyo nicyo wakaye wahereyeho kari hose none wowe kujya mubwira inkuru urimo uraza ngo yagiye reka mubwire inkuru nagavuye amafaranga rero uri kumva maze kuyatwara ibihumbi byanjye 3 ukaba utanamumagaye ngo tujye kuyanywera uyobe ukuntu uba wibereye mu tuntu twishi urabizi ko igipangu cyawe n'icyanjye harimo intera ngese sha banyemera gusohoka ryari ko n'ubu nje niyibye akora mu boss wawe nawe ntakina yari wanjye najyamo n'ubwo amana none umva agira gahunda agira discipline ibintu byose bari kuri gahunda rero nk'ukuntu mba nambaye sinakwambara ikanzu yanjye sinakwambara umwenda nkunze ngo mpaka ngo mubini nifu muzi ko wagira ngo nkora muri hoteli cyangwa he Hello. Yes, Grace. Bitujawe. No. Umeze neza. Ntabwo wamenye. Mukobwa wahiye mu kanya mu masaha yatambutse mu gitondo. Umeze neza. Umeze neza. Oya, ibyo byihorere nta kibazo. Byihorere n'ibintu bibaho. Ahubwo ndashaka kukubwira nakuntu nakurangira ku kazi ukaza kubansanga ndagushaka. Oya, nta kibazo waza tukavugana.
Kuza mu kanya ndaje nkoresha ibikoresho noneho wansanga itavugane ho gato. Hari ikibazo? Okay, ubwo ndagutegereje. Ça merci beaucoup. Hako ku rundi ruhande ni n'umwana mwiza nubwo nyine ubona bakomeza ibintu byose biri kuri gahunda ariko ntari birya bibaze ko yaramaye n'igitanda ashaka ngo nitware Gitanda nagihaye nyamuhungu se akaba ari cyo yaragiye bagwa igitanda kuryama none uriya mu kiraki bagwa igitanda urakimuhereza urumva ko dufite imishinga yo kuzadukusanya ibintu kugira ngo tuzabane yakijyanye none ajya kukikoreraho amabiri bose yari n'umwana mwiza yaba bamfashe amutoka mbare umva ajye mu kazi batambura sawa sheri tuzasubira Mawuja nari mbitabye Chris yiteze meze neza noneho ntabwo ari amahoro bitewe n'ibintu byabaye kare ariko nyine nk'uko nabikubwiye nta kibazo it's okay byarangiye nta kibazo rwose okay none se nari muhamagaye kanye twanashatse kukubaza mbona uriya musista ese ubundi uriya musista mupfandiki ko nabonye uriya navuga uriya n'umugore wanjye twabanye hashize umwaka kandi yambereye umuntu mwiza niyo mpamvu ndi muze gukomeza kumusabira imbabazi ntabwo ari nta kibazo umugore wawe birashoboka nyine ahari niyo mpamvu yaje kuriya ariko yego nagabaye nyine nabonye uri umusore mutoya ukiri muto kandi ufite courage yego nagabakira no muri kampani hari mu mwanya numvaga nshaka kuba akazi akazi ko numvishe biba bisaba amashuri menshi kandi nkaba nta mashuri menshi mfite Chris ntabwo akazi gasaba amashuri abantu bose bafite amashuri ntabwo ariko biba bisaba ngo nyine bagenda bayakoreshe ufite courage ufite imbaraga nabikubonyemo harimo umwanya wawe rwose gusa wihangane ku gisubizo ngiye kuguha ngo ako kazi bitari buze kunkundira kuhakora atari uko mwanze ariko ntabwo bibuze kunkundira kuhakora oya Chris bivuga gutyo udashaka akazi se muri uyu mugera biragoye kuyibamo nta kazi yego nk'uko nabikubwiye hano uriya mukunzi wanjye bitewe n'ibintu byabaye yarakaye atekereza ibindi bintu kandi urumva niwe bitewe n'uburyo tubanye yatekereje ibindi bintu arambwira ngo ni n'akazi ushobora kuba mu sinzakemera Chris ntabyo bintu wabigenderaho rero Chris ntabwo nabitindaho niba umukunzi wawe ariko nawe akeneye iki yego ariko nyine bashaka ubundi buryo nawe tubigenza twamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi Chris itekerezeho ni umusore ukeneye gukora ukeneye gusa neza ukeneye kwambara neza wabibona ndamuha akazi keza uzajya wambwa umushahara mwiza n'umukunzi wawe nta kibazo ukamushakira ikintu cyo gukora ntabwo bibuze kunkundira ntabwo bibuze kunkundira kuko ntabwo nagura ikintu atemeye Chris gende ubimuganirizeho ndabizi ntabwo ari mu byanjye arabizi ngaruye iki kintu ndamutse ngaruye iki kintu ndamuzi ntabwo wabona n'umuntu umwaka wose utamuzi ariko nyine nawe umufasha kuyumva urakariye njye ntabwo nyimurakariye byarangiye wagenda ukamuganiriza ukamubwira ya Chris bitekerezo neza nawe naribi ndakubwira ko ntabwo ndi bukubwira gusa ntagire ikintu wizeye
kugira ngo wifata gutyo ntabwo mbifashe gutyo njyewe ndabizi ariko negereje igisubizo cyawe simbizi ariko kagende nyine ubwo ngubwo nzakubwira n'ibikunda nabona nimero zawe nzakubwira n'ibikunda wakoze kuza kwitaba kandi ndabizi bizacamo ukagenda ugira umunsi mwiza urakoze nabishoje kubikora byose ndakeka nta bindi se ubase wa muhungu rero avuye hano nyine nakubwiraga twahuye navuze ko namuha akazi avuye hano ariko muri make yanze akazi kubera iki se yanze akazi kandi nta kandi afite umva sinzi ikibazo afite ariko reka mbese nkubwire ko byose byagenze uriya muhungu kugira ngo duhure nyine twahuriye mu muhanda nyine nje mu kazi nyine duhura nyine mbona afite ibintu ntazi ahantu yari abikuye nyine ubona ni nk'umuntu yari atwaje nyine turahura ndamusuhuza ambwira amazina nyine tuganira akanya gato ubwo rero mu gihe twari turi kuganira haje nyine agakobwa ubona kari aho gaciriritse utamenya mbese ubona nyine nako nyine katarafatisha kakishakisha kaza gafite umushiha kavuga nabi nyine niko twahoye noneho ubwo rero natekereje ese kare gafite umushiha nka girlfriend we nk'iki oya nyine wabonaga bafitanye nk'isano ntabwo nabitinzeho cyane bafitanye nk'isano nyine kari kumbwira nabi kavuga nabi nyine ushaka kubona gashaka no kurwana ubwo rero nyine uriya mutipe nabonye asa n'ugatega amatwi cyane nyine ariko anagatinyamo asanga ari girlfriend n'usuku umuntu wundi wamutinya n'ubuwe urebye usaramuka nabonye n'agakobwa gaciriritse se kari aho k'amavuta kandi uriya mutipe mbese bose hari waba wahenze undi bose si abakene ariko umwana uriya mutipe ni mwiza ni bwoko uriya mutipe sinzi impamvu nako nubwo utaramubona mfite amatsiko yo kuzareba uwo mutipe ariko nyine urumva ntusuga ako gakobwa kwe nose yakubwira ko impamvu yanze akazi ari iyihe nyine ibyo ndi kuvuga nibyo natekereje ashobora kuba yatinya umukobwa wenda ashobora kuba urimo sapotinga cyangwa se amufasha ubundi bintu runaka cyangwa se umugani wawe yabona na girlfriend yewe ntabwo mbizi sha birashoboka kuko ntusuga umuntu wanze akazi kweri akazi noneho anagakeneye muri ino minsi n'ukuntu by'akazi so none ubwo umva ndi mugenzi te njyewe numvaga nyine ejo mfite nawe akazi ahangaha hari umwanya afite ibintu yakoramo wowe mabuja ufite amafaranga ikintu icyo ari cyo cyose ushaka wakigeraho sinumvishe ukuntu ako gakobwa kagakenera iyo kagiye kugutwara umugabo uzi se ikintu natekereje uwo mukobwa ntabwo nzi iyo amafaranga sinshaka no kubimenya niba ari na girlfriend we bose nta mafaranga bafite nta bushobozi bafite umukobwa ndumva ntamuha akazi nawe cyangwa se munsi imwe nkagenda isapote muha cyane cyane y'amafaranga kuko nyine ntabwo bifashije muri make kubera urumva umuhaye amafaranga ako gakobwa igiye ukagaha amafaranga kakabwira ati gaceceke ikibazo cyako n'uwo mutipe ukamuhereza akazi ndabizi neza ko yakemera wowe ufite amafaranga ufite buri kimwe nawe umutipe wakunze agomba gukunde nawe kuko se wambwira ukuntu agakobwa k'agatindi kagiye kugutwara umugabo si ibyo bintu birashoboka we wapfa ugomba kumutsindira umuhungu niba ufite nimero ze ugomba kuzajya umwihamagazwa buri kanya mukaganira ikindi kandi wowe uzajya umuha amafaranga ndabizi neza umuntu ukennye ntabwo yakanga amafaranga uriya mutipe rero
ntabwo nakubeshya ndafite ukuntu ndi kumwiyumva mu nyubako ikibazo ko yananiye oya niba umukunda agomba abo wawe 100% agomba kuba wawe ako gakobwa ni ukugapangira neza tukagapangira kakava mu nzira umutipa akaba wawe so none rero igitekerezo ndumva ntamuha amafaranga kuko urumva nanone mpuzajyana muri kampani bagakorana bari kumwe wa mutipa we ntabwo ari buze kumunanira ntabwo ari buze kubitekana aya ndakwizeye ntakunanire wowe umutsindire neza 100%, ariko agakobwa gusa urumva umuzanye bataba begeranye ugashakire ahantu wenda niyo wagashyira he ukagaha amafaranga ko kakagenda ugasigarana n'umutipe wenyine umuhungu ndakwizeye ntazakunanire umva ntuzanenguhe wowe uzamubwiye ngo he n'inama ariko ntakunanire reka umusitaho bebe ntazi ko ameze kamushakire kashe umva we gusa umuhungu umuramutsindiye 100% kandi ndabizi neza azabyemera aze gukora hano ubwo ni ukwiyemera biraho nyine bya bindi by'abakene ndumva rero iyi nama ariyo umaye nuko ngiye kubigenza asigaye ndumva wagenda ugakurikirana akazi ukita kuri abakozi ndumva ari ibyo nareka mbikurikirana ariko nawe ako kantu nyine ukiteho neza sawa sawa mabusha ko se wowe usigazo no kuntangira kuri ubu ninde wakubwiye aho kuki uri kungendaho cyane sister Tishema tuvugane basi reka nkubwire yewe nta kintu kindi cyanzanye ahangaha nukuri ibintu byose ndi gukora just ni nk'ubufasha ndi kubaha bambwira umugore we nimba uri n'umugore nimba uri n'umudamu sinzi icyo uri cyo mvira mu buzima tuvire mu buzima wanjye n'umugabo wanjye nta kintu duha amahoro nakazi gusa nshaka kubaha nta kindi mu buryo bwo kubafasha twakubwiye ko dukeneye ubufasha niba ari ubufasha nimba ari n'amakiro dukeneye ntabwo rero twayakuraho ese basi kuki utatuza tukavugana naho gato kuki mwanga abantu bimereye neza ariko musanga ibintu bimeze neza mukaza mukabyivurugutamo basi mva twumvikana nta nubwo ubona ko unamuruta umva basi mbwira cyecuru kukuri njye ndashaka kuguha amafaranga sibyo ndashaka kuguha amafaranga pe amafaranga se y'iki ngendagura iki nawe reka basi ngo 1,000 ariko uri n'umusazi yo kumaza iki hari amafaranga nagusabye nakubwiye ko njye nihagije ku buryo nsabiriza basi ndongeraho andi 200 yo kumaza iki nicyo ndi kwibaza ndugufasha sister basi uramfasha njye ntabwo nkeneye ubufasha ngira 400 se basi 400 winyivangira mu buzima turiye kuduha amahoro tubayeho neza 500 basi 500 ariko ubundi wowe uratekereza ndi kubaza amafaranga nayiki ushaka kugura umugabo yewe n'ubwa mbere mbonye umuntu ushaka umugabo wanjye n'imari byo ushaka kumugura 500 ariko n'umusazi twebwe twakubwiye ko tutishoboye ku buryo amafaranga tutayakorera rimwe iri kwijana urabyanze 200 ntabwo bishaka 300 uransembeye neza 400 basi wafata 500 ndafata munyamarisha icyo ariko nangwiye ko njye nyine amafaranga kuki mutubaha abantu uraturebye ubona nyine kugira ngo winjire mu bintu byacu ariko waduha amafaranga muzikari igice cya miliyoni ariko mana ibyo birakureba natwe twayakorera ese urifuza iki ikintu ushaka kumenya ni kimwe gusa urifuza iki njye ndashaka kubaha akazi wabyumva ni akazi ndashaka kuba ubufasha basi just byumve gutyo turifashije tutagufite twabaho ngo twabagaho utaraza ngo ibintu byose ubizambazambye basekereho 100 ayo mafaranga rero sibyo yatware ku muganga uvura ibibazo byo mu mutwe kuko ntabwo uri gutekereza neza imana ibintu nashaka gukora bibafitiye akamaro mwe bireka tuye ko tutabaho none ukanongereye 100 basi ugaba yangahe 600
oya nta mafaranga dukeneye tureke twenyine tuvire mu buzima kandi n'amafaranga abo yagura urukundo ngende kugura urukundo ni just umufasha bitekereza ibintu byinshi ubufasha kuriya mwahoberanaga hafi no gukomanyaho iminwa nibwo bufasha basi magana urashaka uburyo uzajya umubona hafi yawe umwiyegereza twarabamenya abagore b'i Kigali di nuko ye ubwo urandebye ubona ndakajiji katurutse cyangwa ugukata ufite ubwenge utuye umukobwa nzamutwara umugabo nta mafaranga abaho wampa ngo nkure kujya hagati y'urukundo rwanjye n'umugabo wanjye 800 se basi 800 ariko ubundi ako kazi ugiye kumenya ni bwoko ngende nawe mubonye numva nyine ngomba kubafasha pe umutima wanjye numvise umatira kubafasha ibyo gusa 800 nakuye ko n'amafaranga nshaka 800 se basi amafaranga nshaka basi ngaho reka ngombe none reka nyuzuze miliyoni ndayuzuza miliyoni y'amanyarwanda miliyoni ndayemeye 100 200 300 angahe miliyoni yose okay ahubwo bambwira nimero nyagushire bambwira nimero 07 cyangwa zani nyigushyire yewe miliyoni yose urashyiraho ndashyiraho gusa nta kibazo ariko buriya njyewe nari nakwishimiye buriya njye nta n'ikibazo nkunda kujyana n'abantu oya rwose nzi kubana neza rwose kandi urakoze ko ugiye kumera umugabo akazi ndayabonye yewe murabeho zongera tubonane bambaye neza kandi merci beaucoup Chiriru. Isa, musuko mamagaye aya masaha kandi uzi ko banagiye gutwarira abana yagenze gute. Utoye no mukazi. Yabona nagwamagaye kuva kare. None rero igihe ngereyo kandi nanjye mfite ibyo gukora byinshi. Ngaho mbwira n'ibyo kazi. Mvungire. Nafashe umwanya ntekereza kuri bya bintu wambwiye. Yego. Umva wajya gukora kuri akazi pe. Dukeneye amafaranga dufite byinshi byo gukora urabizi turi gutegura imishinga yo kubana rero ntabwo wakomeza umuyede w'abandi kandi bakomera akazi ibyo ngibyo bitekerejeho neza nabitekerejeho pe ndimo kwibuka ukuntu bansaranye kare uri gukunda bansaranye kare erega mva nkubwishe unshinja ngo abakobwa nakunzira uramuntu nakunzira rero yarega ni ugufuha nafushye nyine mbigiramo ariko nari gusa nta mutima mubi erega n'uriya mugore nabonye ari umwana mwiza nakuriya mukobwa ntari birye nyine nuko nabigizemo nyine ufuha kenshi ariko nawe urafuha nawe ugakabya urafuha bibazaho erega ndagukunda nyine kuba unkunda ariko ugize ko nese turabana gute nta mafaranga dufite hari igihe mba ntekereza nyine ko ugiye kugutwara nta muntu wantwara ndagukunda urabizi ko ndagukunda n'umutima wanjye wakoze ukuntu yakurebaga urazi ko kureba amaso y'umuntu ugiye kumpa akazi ngo rero n'ukundana ngo reba atwaye umuhungu mwiza nkawe ngo sinabo wanjye umuhungu ukennye nakundwa na nyina nsuzuye ko nawe nawe wamwanze ndagukunda ntabwo mpamvu undi muntu twagusangiye ntabwo wumva ko nakuruze waranduze wumva si wumva narakuruze umukuru waranduze kuko sinibaza uburyo gusa nawe uriyemera kuba nk'uko ntabwo uvuze ko wanduze uzaba ngo umwatira ukuntu bangana reba nka Damascene we noneho yanyemereye ko azanansohokana wari wansohokana na rimwe umuzamu yagusohokana Damascene uziwe ngiye ko nshobora kugenda ngatera imizigo ingahe Damascene amafaranga afite ahure n'aya yose aho yego sawa noneho cyangwa ubona nkugumaho nkufuhira ukagira ngo reka none njye gukora kari akazi none kuzonga gutekereza uwo Damascene ariko Damascene none imbaraga ngira Damascene namukubita nkufata umugore wanjye nubona ukora iki kuko n'amatuza ngugira ngo umva nkubwira ahubwo wagakora utagakora menye ku wanjye nagakora none nakunda gukora niba sibyo niba ari akazi n'akazi nta wundi mubano nshaka gatera undi mbabara n'ukuri ndagukunda n'umutima wanjye usubiza ndagukunda uzi ko ndimo gutera umuzigo mba numva wumva njye uteruye ku buryo mugezeyo umeze neza nese bose nabaye mawuje niwe uhari yumva narimvuye ngo ahari bigejeje mu rugo ndavuganika manzi mbonane nawe mbere uko njya mu bindi ariko nararenga aho ngaho siko nari nzi kugira
umujinya umeze kuriya siko umugore ibaze nawe ari wowe ukansangana n'umuhungu tumeze kuriya hafi uzi ko siko gabor karako kagiye umva nyine ni ibyo ngibyo urebye nagushakiraga n'ibindi mba rero ikintu ngiye gukora rero ngiye kugenda ndebe uriya muntu nsubireyo kuko nanagiyeho kare nsubireyo numara gusubirayo kutarakaye ko mubwiye ko nanagiyeyo byandakaza ko deja wabyemeye okay rero kamubwiye ngiye kugenda nsubireyo mubwiye ko akazi nemeye sibyo akazi kose ari bume ndibuze gukemera ko n'umuntu ushobora kuba afite amafaranga menshi kugira ngo ndebe basi amafaranga asa nayo wa murenge ku buryo nyine duhita tuzijyamo tukiri ku mafaranga ndashaka gusohokana muri kino cyumweru yego ujya kubona amafaranga ko amatariki yanjye yegereje nyine nta kindi ariko ndashaka gusohoka nta kibazo ndabyiteguye izangurira agakiza sekunda Primus cyangwa warahinduye ya Benito nicyo nikundira kabisa kiriya iyo nyinyweye gihita gituma nterura imizigo n'ibiro nka 200 kandi ufite ibiro bingana njye se narenze ijana nibwo ngano wiga ndarya bagenda kajya mu kazi k'abandi kandi ukomeza urya cyane ndanyasha ibaza ni ndya nkagira udonene ukanyanga oya uzagiza n'inyashi gusa sawa nyine taha genda nyine nkureba nashaka kureba saka ngende njye kugira bataragira sibyo bye shendo ukunda I love you sabwe ko mwaza kuka aha imyaka umaze tegese wakayobera sawa Karibu. Chris. meze neza Okay. nari ngarutse Yego Chris, ni karibu. nani ubusemba uzi ukuntu kwitwayeho kare ariko nanjye ntabwo yanigiye ya rero nagira ngo mubwire yuko akazi nakemeye kandi mwakoze kuntekerezaho mukemera kumpa akazi nta kibazo byangombwa nabonaga biri ngombwa rwose igitondo cyanjye ari icy'umugisha cyane none se Chris yego madamu wahise cyangwa jere wawe bimeze bitewe wambwiye ngo urabanza umubaze ya nk'uko mbikubwiye yabyemeye nagiye kubona mbona arampamagaye nimba yabitekerejeho mbona arampamagaye arambwira ko ashaka ko tubonana kumva arakora akageza nka 12:00 tugahurira mu rugo nanjye mvuye gushakisha yambwiye rero yabitekerejeho ko dukeneye amafaranga arambwiye anyemerera yuko ibyo bindi byose yabishyira ku ruhande undi nkajya mu kazi shimanye n'umwana mwiza uriya afite agira ubwenge ni umwana mwiza ega nawe yarakeneye ikintu cyo gukora rega si ibyo niyo atakibona ariko wowe ukabona akazi usibye ko wowe aho yifite nyine n'ubundi ahantu akora urebye urumva nyine ni byiza ibyo bintu isuzugure nawe kubona urikeneye akazi n'umukunzi we cyangwa nyine undi muntu umutwe w'umuryango niko navuga yego rero ni byiza
akira kagira inkuru n'umunwa burya uzabeho neza nk'abakire tunaje kumenya cyo nta na kimwe baturusha azagavuye menshi ma ngiye ngavura ikintu kimwe nakubwira wowe nk'imyaka 5 nagutunga nkakugaburira ariko none nkaguha ikibanza nkakubakira banza ibinyobwa bya boss mbona bimaze mvugire ngo Imana umva kari umuntu uri kundya ndagukiranye ko nkize ibi bintu ntibisanzwe ko nkize ntabwo bisanzwe ko nkize bugira ngo miliyoni banza uvuge miliyoni ndakubwira miliyoni ongera se miliyoni ndagukira umva nkubwire uragira ngo mpaguruka hano hantu ndi neza reka nkubwire umunwa wanjye utarahora kagira inkuru Imana itabarira igihe ndabihera he uribuka cya gihe nkubwira inkuru ya wa mukecuru kazi niko bavuga umukecuru wamwumvise umukecuru na Kirisi bafatana ndi kumubona amahazaza hanjye uriya mukecuru rero banza nkwiza yose nabwo story ye mu gitondo mukanya aje kunyirebera ari kurone mukanya duhuye ati ha byabase ubwo nyine turahuye ndikakaza turatongana reka umva umuhanda wose hafi no kurwana mbwa ni burya njyewe umwana mushikazi ntabwo ntwari umugabo namufashe gutya umva namufashe gutya hafi no kumurutsa ariko Mary wajyumba bora mwana mama arakumfasa ansaba ko dukinana direct ngo ntabwo ndi bikubwire amafaranga yahereye ku bihumbi 200 yego ndayanga 300 n'ikindi gihe ntuzamenyere ngewe narihaye hari haba ariko none iyo nkuru izo nkuru nzazikubwira utaha 400 500 ageze muri miliyoni ndavuga ndakorora ariko none niye miliyoni y'amanyarwanda cyangwa y'amashiringi ati y'amanyarwanda ambwira ni yamenya bari ati hoya ndagushyira kuri telefone smartphone yanjye ndayimuha akanda akanyenyeri ndabanza mwumfirima ko message yangeze do banza urebe ako kurambese oya akose urajya ngo ngenda kubeshya zuzuye kamaze ngabanyemo message maze nsanze utaje ariko nayibonye irebera utagira ngo ndakubeshya shiri ndagukiranye akazi ko mu bipangu ndagasezeye koza ibyombo ngaho biruga abantu kabagira Emerine Habyarugo kwa Patrick ayo mazero wayabaze zero wazibaze zose tibeshyamo nimwe nge narize nzi kubara amazero we n'ibindi byananira miliyoni kuri Emerine miliyoni barambese balance bashaka gusohokera ahubwo kuhinze atari nayawe ariko nanagukora no muri bino bipangu nagushakira business ukora ntago twabanye nawe ugiti yanjye ubuzima burahindutse ma rero wakoze sinzi n'ukuntu nabikubwiye nta kibazo Chris ahubwo ndumva ewe wagenda ndaza kukuvugisha niba ukora tuvugane ejo ndumva ejo tukaza kubonana nimugoroba tuje kazi hari ikibazo nta kibazo erega ngiye akazi kose ngiye kose ndi tayari mfite imbaraga ndakomeye akazi kose ndagakora nuza akazi kose ntimukakanyuzeho
aho muzamubona hari ibintu byo guterura namenyereye guterura ibintu mubwire ntavuye guterura igare umusore mwiza namavuye guterura ibintu byinshi rero tuzavugana so ndumva ari ibyo tuzavugana dupange ku munsi ejo bundi ku munsi ukurikiyeho dupange ukuntu haza hano mwereka aho ofisi yawe nta kibazo murakoze kandi wakoze nawe yego sawa agenda rero sawa murakoze nyine muzambwire igihe cyose telefone nzaba nyifite gutya nibura turavugana ndakuvugisha nta kibazo pange umunsi w'ejo sawa murakoze ariko simbona ndi bwije ntabwo burya cyane mwebwe se mutarya ndataha mu kanya nuko ntabwo tunajya ngo mbanze nshyire ku murongo n'ubundi nagiye gutaha nta kibazo ariko harya utaha buriya hariya muri n'ubundi hariya muri zinanshi hafi hari twahuye ahubwo ndumva byiza mwareka tugataha nta kibazo ntabwo ugeze imbere n'abageze mu rugo nta kibazo nta kibazo nimba n'abicaye akazi ntako n'ubu nagiye gusoza nzira turinde kugira ngo n'ubundi umunsi wari urangiye urambwira iki na yawe mwa Emerine ukanuza mwa ego baba miliyoni sindafata n'ibihumbi bingahe zana atavamo ahubwo akanagendera mu muyaga ariko se buko skunyiranye muri Kigali wari wabona iki ariko none ubu ugiye gusezera akazi ese naguma njya kukogereza abakire nashatse umukozi nanjye se miliyoni ariko yize mu cyaro ndagenda nkaguramo ingurube nkorora ingurube inkoko umva nakize mu cyaro cy'iwacu ngiye kugenda nca ibintu ahubwo se sabamo n'imodoka rero miliyoni isagura imodoka ugiye kugura ibigurube nakoze mu cyaro ugiye kubakira nubakishe nanjye ushaka mukecuru ugiye kugura ibigurube ubu urangiranye mwana wo kwanuza noneho ubaye muki noneho barakuvuga bate arambwira iki Amerika mubwire zina kandi yatekereje azi ko umugabo umubuze kuko habaye iki umugabo uramubuze njye mbura umugabo wanjye umugabo uzaba uzaperereza imiruho yose arushyigiye kubura umugabo reka nkubwire ni gute umukobwa yifata akaguha miliyoni ariko nagenda nabona ni gute yafata akaguha baba miliyo tumye ntekereza then araye nigendera nese warakaye kandi twari twavuze ko ibintu byose twari twabivuganye uranatinye ukanyita sheri nese nakoze nyuma y'ibyo muvuye mu biki se ubundi wowe ni umugore wowe wambwiye kare urambwira ngo wemeye ko njya gusaba akazi nese wamvuye uvuye gusaba akazi wanakabonye byakama uzi n'ikindi mugore shyiramo nimero ya hano ngusubize ibyawe kubera iki ibiki amafaranga yampaye amafaranga gwase yaguhaye miliyoni ngo urashaka kudufasha urabona twari dukeneye ubufasha none se nyine ko hari ukubafasha none se kankubaza ushatse kuba se ko nta kintu biziho kankubaza nimbizi hose nyembizi iki ntabwo wari waje ukambwira ngo ngende ngo wabyemeye ngo njye gushaka akazi uzi ibyabaye imbere yaho se ko yanyeranya kandi nginga akama amafaranga
sinagwaye amafaranga mu byo kugufasha sheri dukennye bingana iki ku buryo ni uburyo bwo kubafasha namuhaye akazi umugabo wawe namuhaye akazi wamusabye amafaranga kugira ngo utangire business kugira ngo agutware rero kombe naje nitapagura kuriya kombe ibintu byose ari wabipanze ngo ujya kungura miliyoni ya Chris nakazi naguhaga none iyo miliyoni ni iki twari kugira ngo mfashe ese umundi wari ngo ugaruke wowe kuki wemerewe amafaranga icyo wayemye ngiye yambwiye ngo ni kugufasha ngo kugira ngo ubone akazi ntabwo abisobanuriye neza pe ariko naje kubitekerezaho Chris banzo nyumve wirakara ndavuga ni amafaranga ngira ngo akazi kamuvunaga akareke afata igishoro yikorera nanjye ntabwo muri company ntabwo mutera imbere nk'abandi ntabwo nakwemera kuguhara mweze muceceke ari wowe wakoze amakosa ari nawe wakoze amakosa yo kumva ntakosa Chris nabona ko boze please yafatiranye amfatana n'ibibazo byanjye ntabwo nari kwanga amafaranga nuko nabitekerejeho nsanga nta kintu cyaruta umugabo wanjye asubiza amafaranga ngaho muri izi telefone ariko nyama ukabanje ukabitekereza nuko nayo ufite yo gukata ngo nyine urihangana yo gukata nayo mfiteho ayakugeraho nayo ngayo ni wowe ayamaye nana yagusabye mva rero nkubwiye sibyo ubutanu ushaka gufasha umuntu ntuzabizanyemo uburyarya bumeze gutyo sinagara uburyarya wanciye inyuma ujya gutanga amafaranga yawe kubyumva nabi Chris uyu ni umukunzi wanjye sibyo kandi ikindi gihari ni uko ayo mafaranga kuko turayakeneye ariko ntabwo dukeneye amafaranga arimo nyine ubuntu bw'ubunyanga nta bunyanga buri wabyumvise nabi ni uko madamu wawe yakurakariye ariko rukuri bwa mbere mbikubwira ntabwo nsobanuriye ko ari kujyaho ko twahuye mu gitondo ubundi izo muwe wa mugani wangiriraga n'iziyi bose nagusobanurira ibaze ko yanayampaye atambwiye ngo nyaguhereye iki atereka basi mwe 200 ntabwo izi muhafitiye mu twahuye rimwe none mufatiye mu cyuho n'iziki amafaranga yose wamuhaye nayamuhaye ngaho zigagenda Chris wabitekereje ibyo bintu tuvire mu buzima asanzwe twemereye neza amafaranga natwe twayakoresha rero nta kindi mwanzo wafasha bwanjye iyo kwigendera nyine ntabwo wumva ariko nawe rero nzamubwire nari nabikubwiye kare ndavuga ngo ndagukunda n'umutima basi ariko ayo mafaranga ntabwo akwiye kuba yimwe shirega nabonaga ubukene umuntu yifitiye nkavuga se umuntu ko mu mafaranga y'ubuntu nyange nakundi basi tugende neza akazi wakarangije ntabwo nabisoje byose nsigaje guhanagura imodoka rwose basigaye bamvunisha nsigaye managura n'imodoka yabo nta kibazo gaho ugenda tuza guhera mu rugo sibyo ndagukunda ndakunda nagukumbuye nyine tuze gushaka ibintu tubigenza yego